naragukwebye cyagiye muri mu kiganiro urabyibuka ko navuye kuri kamera ndinyabya itangaruka bura nari nje gusoma aribwo bwa mbere na mbere musomanye nabwo yaraje nirata ni nko kwiba kabizo yaraje niyicariye mu modoka abakojejeho rero nawe byamuteye isoni nanjye bintera isoni iminota mwansize muri salo mwahize mujya gusobanura urukundo mu cyumba nanjye ndumva hambeshyeye ntabwo ngubekeye n'ukuri nushaka konzi ko narukwakiye muri dushe nyine ngiye naragiye urumva ninjira muri cya cyumba urumva noneho mitangiye muri dushe ngiye gukaraba mu ntoki nibwo rero wayisuza uramfata urukumva nonge ntangira kuzimukinira nkajya mbwira ati warajije uriya mujeni ukareka kuza kuturara imana uyu akabyanga ati ngenge kurarana n'umugabo ufite umugore ndagukunda njye rero nifite principe z'uko umukobwa utikundira umugabo ufite ibiceri ari injiji nayo mbwa ati uriya mugabo uri kubura wifite ibiceri wagiye cyangwa bagumubwira ngo ajye kuranzira nawe kugira ngo ubone uko birarana ntabwo byari gushoboka we yari iyo mpamvu iryo joro cyageze sinari mwiza wenda nuko nari mbyibushye cyane ariko nari mwiza sibyo yes reka nanjye mwikaze gukurikirana ibiganiro byacu kwibuka Global TV musoza wiherereye hose uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali bazi neza nkurikiye gatanu kuri gatanu abantu bari mu ntara yacu ya gatandatu diaspora nabo tubasuze kandi twizera ko bameze neza uri Burundi Uganda Kenya Tanzania aho uherereye hose mu Kinyarwanda reka twizere ko nawe umeze neza dukomeze cyane abantu bari Masisi dukomeze cyane abantu bari Murenge tubabwiye ngo bakomere kandi bihangane n'urugo rushya nasuye n'abasheri n'abafiance witegura kuba umugore n'umugabo cyangwa ndabyishe n'ubundi mu umugore n'umugabo muri aka kanya ntabwo turi umugore n'umugabo atabyica utatuvana ku isoko kano kanya ari kuziko aka kanya turi abafiance ubwo turafiansazanya hayo niko bavuga turabafiance turi guteretana oya nyine urumva umwe yari fiance undi n'undi fiance ni barimo kujya gute bari gufiansazanya ara gufiansazanya nyine ariko bane hari utuntu nabonye tugezweho ngo abantu basigaye bashaka nabo bazigiye babana ibyo nari kwa aga naganiriye none nimo nagira ngo nawe ni byiza byita andi mazina ni byiza cyane rega hari ikintu ugomba kumenya muvunyi umuntu muzabana ubuzima bwawe bwose kabone niyo hazamo ibibatanye ariko aba ari umuntu ukomeye umuntu muzabana ubuzima bwawe bwose na mama wawe ukubyara mutarabubanye bivuze ngo ukeneye kubanza kuba inshuti na wa muntu kandi ntagiye muzigira muba inshuti ukigendera kuri twa message ngo nabonye yandikira runaka ngo namuhamagaye yanga kunyitaba ngo yagiye kurara mu tubari ariko iyo turi kumwe gahunda yagira ndayizi niba ari yangiza cyangwa itangiza nyine ubushuti burakurangiye nawe ubu none biba bimeze reka mbyitizina bimeze nkaho turi mushiki na musaza nubwo turi umugore n'umugabo rero icyo gihe ni hahandi iyo ngiye no kumushaka mba nzi umuntu nshatse kabone niyo iminsi yadutanye ariko mba nzi umuntu nshatse hanyuma mutandukanye mbere yuko mubana yazashaka n'undi nawe bakongera bakabana iyo none aho hakura depression natubwire nare Orga nk'ubu abaye ngombwa ko wowe na Derek mutandukana akaza undi fiance nawe agashaka ko mubana kugira ngo mubanze mumenyane ivyo byazitse oya ntago ngiye dutandukanye ngiye nawe ntago nakongera gushaka ariko ibaze nyine utandukanye ngiye niyo mpamvu njya mbwira Imana ati ndayishimye kubera yuko mvuye mu bintu by'ubukobwa sibyo nk'umujama aragutereza sibyo wenda bibaye na ngombwa ko muhura muri yakantu ubu se wazajya ukundana n'umuntu mukaryamana mukongera mugashwana ibaze nyine nawe abantu bose waba uryamana nabo wazajya gushiduka ugasanga nko mu mwaka kandi biba nyine biraba cyane n'ubu umuntu muri iki gihe umugabo ajya gushaka umugore baramumazemo ikintu bita kubera yuko uburyohe bwose boyfriend wese yabonye bararyamanye barashwana ese ni ngombwa boyfriend muryamana reka nkubwire hari igihe ukundana yego
n'uwo muhungu mwakundana nakubwira ngo muryamane kandi mukundana noneho kugira ngo umuhungu agumane n'umukobwa biterwa n'uburyo yamwumvise ngereka mu nkubwire ibanga kuri iki gihe ry'abashakanye uravuze ngo guhitamo kubana na Buruka kuri iki nuko wumvise mu ibanga ariko ry'abashakanye mpobo tujye tuvugisha ukuri reka abantu badukurikira ni bakuru wajya gushaka umukobwa mwarariye akantu kumva ntaki uri kwihata umeze nk'umuntu uri kwihata bikugora wapi bigusaba kuba warahanyuze watunganya izo nzira nyine urumva watunganya oya hari abantu badatunganye none kanyine uranyura wihuta sha woweho Gake aruga wenda urumva abantu bajya babaza ngo mu ijoro ry'ubukwe byari bimeze bite mwebwe ntabwo bwari bwaba ariko se mu ijoro ryo guhitamo kubana byari bimeze bite none se twebwe ijoro ry'ubukwe si rizaba nyine rizaba naryo rizaba bwaba cyakoza nzaba nakubise nk'ukwezi kose nta kintu nkora kwanza n'ejo bundi ariko ubwo bizaba bisaba yuko guhera nk'uyu munsi ngomba guhagarika gukora ibintu ku buryo nzabikora noneho nkumva ameze nk'aho nangiye none bushya se ko ubwo bari gihe baba bishaka kenshi urumva urwayiza baho ngaho umva niko kuvuga ngo ubwo se ngo ugiye kumuhagarika oya nakihangana si bibe sibyo ariko nyine impamvu ngiye mbivuze kuri nyine muri iki gihe tugezemo nta muntu ugikundana na girlfriend we cyangwa boyfriend we ngo bareke kuryamana ngo bari bakundana tujye twishyiramo ko tuvugisha bararyamana ukuri nta muntu wakurindira ngo mukundane muzave mu byo gukundana mupanga ibyo kubana mutari mwahura ngo muryamane ntabwo ibyo byari ibya kera nimba banahari ni 1%. yavugishije ukuri njye munsi dukundana nzi ko mwe ntajya mujya mukora umunsi dukundana kandi njyewe twabyinjiyemo uyu munsi ejo dukora ibintu bitari kujyana kure rega ukunda umuntu bitewe cyagiye turi kumwe ntabwo byari byarabaye oya kuko ntabwo twakundana nararyamanye nawe reka urumva njyewe impamvu niba guhagurukira urumva njyewe mujya gukundana ameze nk'umuntu ubizi muvuzi ko cyagiye twagiye gukora nagukwepye nka somuye ntabwo wabimenye no kuri kwima naragukwepye cyagiye muri mu kiganiro urabyibuka ko navuye kuri kamera ndinyabya itangaruka bura narinje gusomuye aribwo bwa mbere na mbere musomanye nabwo yaraje nirata ni nko kwiba kabizo yaraje niyicariye mu modoka abakojejeho rero nawe byamuteye isoni nanjye bintera isoni mwanga kubimbwira ko mwibese urumva twari kubivuga oya bapfuye uceceka impamvu ndimo kuvuga gutya byatangiye mubana mu nzu ari nka mushikina ahubwo reka maze ngubwire reba cyagiye ubwo aribwo twavuye muri kariya kazi nibwo twanagiye ahita nsaba urukundo ni ukuri nibwo wansabye urukundo byibuke kandi kiriya gihe aribwo reba se ntabwo uri kubyibuka muvunyi yari asigaye yicaye muri salo uri kumva tugenda ahandi mu cyumba nako yansanze no mu cyumba sha wembeshyera horo aho urambeshyeye muvurate nibwo yansabye urukundo urumva mpita namubwira arambeshyeye kandi icyo gihe wakibutse neza nibwo wabimbwiye ukumva noneho mpita nkubwira urumva ngo nzabitekerezaho uhita uvuga ngo uko kuntu ucubije ngo ni iby'abantu bakiga none ako rero man nuko ari byibuke ubwo urukundo muri serious iminota mwansize muri salo mwahise mujya gusabana urukundo mu cyumba nanjye ndumva hambeshyeye ntabwo nkubekeye n'ukuri nushaka konzi ko narukwakiye muri dushe nyine ngiye naragiye urumva ninjira muri cya cyumba urumva noneho mpita njya muri dushe ngiye gukaraba mu ntoki nibwo rero wayisuza uramfata urukumva urangije urambwira ngo ndagukunda urumva ndabanza ndaceceka urumva mpita mubwira ngo nzabitekereza urambwira ngo ibyo ngibyo ni iby'abana bo muri primaire none uhita umbwira ngo hug me ndatinda uhita ugira isoni uhita usohoka byibuke neza narakotoye niba ari umukobwa mwabanaga ko nari nzi ko ariwe bakundanaga barajyaga mbona nkareba nkabona niho harimo akantu uriya nyine yarabinyerekaga ariko njyewe ubundi muri karite zanjye sinzi gukunda umukobwa w'igikara ntabwo byakunda nuko meze bajye banabyihangana nabo ni abantu batazagira n'unyumva nabi ariko njye uri igikara byagorana kuko mba nshaka umuntu ntazahararukwa singira ibintu byo gukunda hariya no mba nshaka umuntu nishimiye wa muntu nyine tuzagumana avuga ati ni naguhararukwa ubwo ni ngiye kabitera nyine ubwo nakunaniye none se dei man ngiye biza gute kubana n'umuntu mu nzu nkamushikira musaza bikagera igihe hazi ibyiyumviro byo kuvanga none nge ntagiye kumukunda biterwa n'umuntu uyu mukobwa umuntu wese babana mu nzu
ntekereza ko nta cyumweru kirashira ahita amukunda kuko nyine afite ukuntu agira urukundo, afite ukuntu yita ku bantu, afite ukuntu nyine yasabana, ntakomeza ibintu, kumukunda nyine biroroshye cyane. Bose ntago yaba ari we wagize uruhare mu itandukano ryawe na wa mu diaspora? Oya, habe na 0%. Rega icyadutandukanyije n'uriya mu diaspora ni ya video bansohoye ba buri kantu buri ngwini. Nagiye kumva numva bansohoye video bari kunsebya, numva ama message yanjye bayashyize hanze n'ama voice yanjye. Nawe ibaze kubukundana n'umuntu akagushyira hanze kuriya ugasubira inyuma mugakunda, ntabwo byari gukunda. Kandi uyu nguyu icyo gihe yari akiri mu mwanya w'umushuti, yaje gutunganyiriza ubukwe nyine. Ariko nabyo yabintu nge sinjya mbyumva neza. Nukuvuga ngo uriya mu diaspora yohereje uyu nguyu ngaze kubana nawe mu nzu ngo mwitegura ubukwe. Yego. Ubwo si logique yo. Ahubwo dore umukobwa. Shangere kangubwiye babarira ngewe n'Imana irabizi nari iki ubukwe bwabo. Iyo ngira n'amahirwe akaba ari iyo passe bananze musa. Niyo agira n'amahirwe bakaba baravuze ati uriya ni passe tugwaye genda ufatireho. Ayo mahirwe se ari no kuyabona n'ukuntu namwangaga. Muvunyari kinataza. Buriya organize kumuvugisha cya gihuza. Nibwo buriya yatangiye kunyisanzura haramvugisha, ubundi si twavuganaga yakinaga diruze nanjye ngakina izanjye. Na nimero yiwe nagiraga none kugira ngo byemere. Naramwangaga, naramuziraga, yamenyaga ibyo nanjye ngamenya ibyanjye. Ibaze ko nari naranze kurya mu rugo kugira ngo natazahura no kukiko yariyo. Ako si kiza si wadusuye mu rugo yasaba ijuru. Uzukuntu yatwangaga. Abijuru yatekaga icyayi akanzanira mu cyumba ngagenda ngakimena muri lavabo. Uriya ni petit frère. Kuba nena nyine numvaga nashaka gukozaho nyine wenda bataba banasomyeho nanjye. None se siko nabibonaga ngenda nabe. Shara umuntu wambaze muri comment ngo nubundi nakajama kamafuti ngo nuko afite izina. Nahise numva kubiswe umugabo wanjye ni umugabo urumva kandi uzi n'inshingano, uzi no gufata inshingano z'urugo, azi no kuzikora neza. Oya, anabikora neza. Atazagira n'umuntu wumva naravuze ngo nakajama k'amafuti ngagire ngo ibyo byari imbere naramukunda. Urumva? Wenda mu maso y'abandi bashaka bamura bakabona se umugabo ariko ngiye kuri nge n'umugabo. Kandi azahora ari n'umugabo ubuzima bwanjye bwose. Ibyo abandi bavuga byose simbyitayeho. None sibyo cyangwa babwire Deni uziko nari naranze kuza gukora ikiganiro hano kangubwiza ko inazi turi inshuti nari naranze kuza gukora ikiganiro mutari mwaso ritari kimurenge naravuga jewe nawe yumvaga ngaru kubera jewe naravuga ibintu by'ibiprank maje kubihaga muri iki gihugu ibintu kuko jewe ubu nje nari insanzwe nzi ko muri inshuti yego nani ariko nangira kujya mbona utuntu tw'utumenyetso tumwe na tumwe nkabona kuri stating nkabona murimo murasoma na none se ubwo akavideo ka mbere kasohotse uko buri wese yabona akavuga ati bari abantu batangiye iby'urukundo si twagafasha uri mu rugo erega ibintu byose bya ni nkaho byabaguhari uribuka njya koza wa mwana nibwo twagafashe iriya video yo ku igare ya mbere imwe nayo nasohotse nkajya ku igare uyu ngo agahita amusigaye mu nzu niyo ya mbere twafashe nge nawe ni nayo ya mbere yagiye kuri TikTok akogira umutima ukomeye iyindi imvindi video nayo twakoze yani kandi biranashimisha byahatari sibyo noneho n'umurenge wasohotse ikibazo abantu barimo kwibazaho bose aho ati ibi ntago ari ukwaya n'ubundi ko basanzwe bibanira bakaba bagiye gutegura n'ubukwe aya mafaranga bayikoresheje ariko ibyo bintu mumbwira ngo umuntu ngagiye ngo kwangiza ngagiye mu biki erega ntago bivuga bivuze yuko umuntu nimba ashatse mbere yuko akora ubukwe atagomba kubona ibyo byishimo hari n'abantu nabonye bavuga ngiye baranshatse urumva warashatse ngiye narashatse ubu ni umugore n'umugabo impamvu batagira ngo wenda tugiye no kubikora kugira ngo nubundi bigaragare nkaho turi umugore n'umugabo dusanzwe turi umugore n'umugabo impamvu ngiye kubikora no kugira ngo mesha agaciro umugore wanjye mu muryango we kandi ibi bintu nzahora mbibabwira uyu mwana baba baramutwise amezi 9 bibagoye baba baramureze bibagoye rero iyo uriya mubyeyi yabonye umwana we araje bamuteye inda ako kanya nta nubwo yizera ngo uriya mugabo ni muzima abazabyizera iyo abonye umwana we bamuhaye ikirori kabone niyo basenya nyuma ariko byibura hari agaciro aba yaramweretse karagatsi nge nta nubwo mbyifuza Imana izabindinde impamvu nanga kuvuga ngo ntibizaba hari ukuntu abantu bahita gutega iminsi ngo few moment later udukomenti biharaje ni kabi umuntu wakaza few moment later none buriya mushwanye nibwo wakabona neza
bahita bazana ya magambo navuze meza agatakubitaho few moment later agahita bazana noneho yaya Byo muri abantu batandukanye nabwo ibi bihita bikurikira komani wagira ngo yari yarampumye amaso yabwiraga ibintu mumba ntaruko ntako byagorana kuri twe tunatandukanye sinzi ko mwabimenye sinzi ko mwabimenye oya binabaye sinzi ko hari uwabimenya ntago byakunda kuriya abantu bagenda bagasebyanya bagatukana nimeta shawe urabona ariko umuhungu ngo yarayikwamye metirari batazagira ngo narabonye n'utuntu tw'udufoto nagiye rwose ese wari mwambitse muri kumwe n'abandi cyangwa mwari mwenyine we uravuga byarangoye naragiye n'inshuti yanjye bita Keri dufata hoteli tuyimaramo iminsi 3 ihenze gute hoteli twishyuraga ku ijoro 50 sibyo 50 si amafaranga menshi 150 iminsi 3 ubwo n'umunsi 300 noneho ndamuhamagara nari nararakaye twaragiye nyine uyu nguyu yagiraga ngo ndara mu gasozi arabanza ararakara nyine ndamureka ako nibyo rero atareba ko uri kumwe n'umugabo akifata akagenda akava mu rugo nataye we wabifata nyine nabonye niba muhamagara bamubwira ngo vayo tubana mu nzu ntago azabyita surprise nziza njye naragiye mva mu rugo mara iminsi 3 ndangije nkora iki ndamuhamagara araza nyine ibintu byose twe twabiteguriye aho byose ni naho byabereye kuri iyo hoteli twararagaho niho nabikoreye none mbikoze mbora ntago birenze nyine twita tujya gufata amafoto nyine ariyo mwagiye mubona nasohoye abashuti bawe bakimara kubona noneho Derek yateye ifi amagambo yashize ivuga baravuga ati byawe Shareka ngwiza uzi abantu bari baranyanze ngura mujama mukundana ameze usagira amafaranga ibiki abantu si babonye ngo ivi ryate batangira kugaruka abo babimubwiye nta bagabo barabona abo babimubwiye baracyari singo ndabakomeje nuzajya no gukunda umuntu urebeye ku isura cyangwa ku mafaranga urwo rugo si ruzamara n'iminsi n'ingana nese ubukurikiye ugiye kubaka cyangwa ubukurikiye amafaranga oya vanamo amafaranga ahubwo najemo ruhita rubi ushobora kuba ufite amafaranga urumva ukajya urara mu cyumba cyawe n'umugabo akarara mu cyumba cye kandi mufite amafaranga nta kintu mubuze cyangwa mukajya murara muteranya imigungo nese ibyo biba bimaze none se urukundo gusa mbonye mwarurya rwo mukarya cyane bararurya bararurya muvu akuze iki igihe nigeze mbanamo n'umugore wanjye nkishima ni umunsi twakennye narabivuze kwa Sabi tukaburara iminsi 3 nkajya mbona biramuhangayikishe nkabona we nta nubwo yiyitayeho ngi arashaka kumereza icyo ari cyo cyose kibonetse icyo gihe nibwo namenye ko uyu nguyu akuvuye nangirira mu wakambwa ati basi igendere urumva ukuri kwicwa n'inzara ngiye ariko kandi nta n'ikibazo nari mfite urumva nibwo namenye ko urukundo rwakemura byose ku muntu ukunda rwasi waryama ntabwo njya niyumvisha urwo rukundo rutuma umuntu ashobora kumara iminsi 3 atari yarya kandi atari yanashaka niba ngavuge ngo ni umugabo nashatse nose reka basi twemere yuko urumva ubonye uwo mugabo muri mu buzima bwiza ese nta nubwo nimugira mu buzima bubi buri wese azacuka nibyo ubushaka twe rero tugomba guca mu bibi urumva tukabinyuranamo ni byiza bikazaba turi kumwe abantu benshi hari igihe bavuga ati hari igihe umuntu mwarabanye mu yereka ifaranga ryaza burya ngo umuntu nyawe umumenyi afite amafaranga ni kumenya natwe twarayatunze ushaka kutugira nkaho tutayabonye twe twafashe amafaranga reka wenda twumve yuko nta kibazo muvu reka dutekereze ko hazaza amafaranga menshi nyine yayandi wumva ko ari menshi azaza sibyo ntago tuzatandukana ngo kubera amafaranga ubumva ikintu cyagutandukanya na Derek ari iki kugeza izi saha ntacyo niyo yaba yanciye inyuma yaza urumva nkamuhereza imbabazi nkavuga ati nta kibazo wabikoze nk'uko n'undi mugabo wese yabikora urumva kereka wenda urupfu ariko abagabo twe turikunda use wowe umubaje yaguciye inyuma ntabwo nge byakunda ese namuca inyuma nawe arabizi ariko usibye ko iyo karite nta n'ubwo imubamo wenda ntiyabikora ari ukuntu bavuga ngo wafungiye umugore mu rugo ariko uyu mugore sinigeze mubwira ngo guma mu rugo sinigeze mubwira ikintu na kimwe ariko mu gihe adafite akazi kumubona yasohotse hano noneho sinzi ukuntu yimereye ntajya agira inshuti z'abakobwa kuva twamenya ni inshuti z'abakobwa yarasezereye atari njye ubimubwiye ku mwenda umutipe avuga ngo barakurumbya bagira gutya we yarasezereye ni ukuvuga ngo yishimiye iyo ndi muri uru rugo yabona mvuye mu bwo niba yigira muri phone simbizi akongera kwishima ngarutse nyine ubwo nuko yimereye ibyo inshuti ze kiretse wenda afite inshuti iba muri Canada urumva afite inshuti iba muri Canada niwe bavugana ubwo
iyo bibasohotse muri iyi nzu agiye muri gahunda ze sigana mvugana na twini wanjye akagaruka ari nawe tukivugana. Ibaze ko nshobora kwirirwa navugishije abantu bo muri iyi nzu ndi kuri telefone ndi kuvugana n'umutwini wanjye. None se kambanze mbaza kwazo gato ibanga niriye kugira ngo uhite usezera abantu bose ukatire cyangwa ni ya minsi baguteze? Oya sharega nkubwiza ukuri tureke no kuvuga wenda ngo hari ukuntu uri kumwe n'umuntu muri gukundana sibyo mutarabyizera ngo ukajya umuca inyuma ugateretana n'undi muntu. Ibaze ko hari umunsi hari umugabo nyine ngiye wankunda ufite n'urugo urumva naravuga ukuntu bano bashukana aradusohokana urumva tuvuyeyo turatana shabarancuka ngo ninjye kumuraza ndababwira ati si bishoboka ngiye ntabwo ibaze abantu bavuga ngo naramukundaga njye namutangagamo pasi uyakabyanga ngo ni ibaze nyine ngo genda ngo umuraze hata umugabo oya njye ntabwo namukundaga icyo gihe icyo gihe ni muri cya gihe tukibarara banana yari afite umugabo umukunda byatari none umugabo aranakomeye yifuza yuko yanasenya tukabana uwo mugabo aranakomeye aranabizi n'ubu turi inshuti ntari birye oya ntabwo twari habe nta n'ikintu na kimwe twari tuziranyeho uruga nyine ari nanamumenye icyo gihe banjyanyeyo rega twagiye yagiye kutugurira baratugurira turatana none mbona umugabo ke yaherezuye aramukunda nanjye ntangira kuzimukinira nkajya mbwira ati warajije uriya mujeni ukareka kuza kuturara imana uyu akabyanga ati njye kurarana n'umugabo ufite umugore ndagukunda njye rero nifite principe z'uko umukobwa utikundira umugabo ufite ibiceri arinjije nayo mbwa ati uriya mugabo uri kubura wifitiye ibiceri wagiye cyangwa bagumubwira ngo ajye kuranzira nawe kugira ngo nuko birarana ntabwo byari gushoboka we yari iyo mpamvu iryo joro baranyinginze ngo ninjye kumuraza kandi umugabo nawe yarabishakaga pe ararakara yicara mu ntebe yanga no kuryama. Ibaze ko yanatashye iryo joro yarakaye ngo nanze kumuraza ako buri iyo muraza se bari kuzajya binyurira ntabwo byari gushoboka ubwo byari kuba nkubonye mu yindi sura urumva ari kumuraza n'umuraza ngo umugabo mugikomezanyije shana nubwo ari kuvuga ngo kandi tutarakundanaga kareka ntago nari kumuraza mwese impamvu yabiguteye niye kandi wabona ngo umuntu agukunda ako ibaza umugabo ufite umugore nese ubwo nayo kujya kurana nawe mvuga ko ndi iki tuvugisha ukuri ko biriya ni urupfu oya ntabwo ari no kuvuga ngo ni pase ngo ni ibiki sibyo njyewe nari narabizi ko nkunda cyane wenda nari no kuzajya ngenda tukararana n'ahandi hose ariko wapa umuntu nyine ubwo iyo ndi gufata umugabo ufite umugore nkavuga ngo ngiye kuryamana nawe cyangwa ngiye kurarana nawe mpita nekereza nanjye se uwanjye wo nzabana nawe kuko nyine urumva nta mugabo nari mfite we nyine nahura n'undi mukobwa nyine ibi ngibi azaba ari gukora nanjye ndiguye mu kiro undi muntu ayo ngo hari no kuntu abagabo bame ngo abakobwa banga gasuzuguro ko kuvuga ngo man njyewe ngiye abantu bose babiri bandi biki byose oya ntabwo ari icyo nanze ngo babambonye imboga mu menyo n'ibyo byose oya ntabwo ari icyo nanze pe n'ubundi iyo mba ndubikorana ari kubikora nitaye ngo nuko bari kundeba ako tujye twiyubaha abakobwa uruga yarushije cy'abandi bakobwa bose wagiye umenyana nabo ko wageze igihe ukimara kubaka izina bakwiruka nk'ari benshi baba benshi cyane gufata umwanzuro wo guhitamo uruga n'iki yarushije abandi ikintu cya mbere yarushije abandi afite umutima mwiza yego n'abandi barawugira ariko we afite umutima urenze uwo nari nkeneye ahubwo najyaga numva ngiye n'urukundo twakundanye rutabaho nyine ari urwo mu bitabo ariko urukundo twigirira ni rwano rwo muri movie kiretse twirirwanye nibwo wabimenya nyine ni umuntu wihangana umuntu mwanyurana mu buzima bwose nakuveho abakobwa binaha murakundana wabura yo gukubitishaho umusatsi we tayare agahita nta nubwo agukatira araza kuri telefone agahamagara undi muntu ubyumva live nkamubwira ati ese ko nshaka amafaranga 40,000 y'amafaranga yo kwisukisha wayamaye kandi ubwo icyo gihe bagitanga ni ukuvuga ngo ukundana n'umukobwa ukumva undi muhunga muhaye amafaranga yo gusuka jya wikomanga mu gatuza uvuga ati wambwawe kanguka biba byapfuye ni ukuvuga ukundana n'umukobwa ukumva hamagara undi mutipe uhari ukumva aramubwiye ngo ima amafaranga yo kwisukisha ikomange mu gatuza uvuga ati wambwawe kanguka ibaza ariko noneho umugore wawe arahamagaye ngo wamaye amafaranga niyo yaba atari umuhungu na mama w'umubyara ntabwo yamumamagarana ngo abikunde ndihe nakoze iki
namubwira ati niba ntayahari ihangano ujye hariya ukubitemo agatambaro nkora uko nshoboye. ibyo bwo hanze aha hari imbwa nyinshi ntibanyumve nabi nuko ibaze ko hari igihe urumva uba uri kumwe na shari wawe mana ukabwira shari wawe ngo akunda umuntu ibice. Nese abakobwa benshi niko basigaye bakura nukuri abakobwa benshi basigaye bakura abahungu agashyira umuhungu yikundira wowe ukaba uhari ari uwo gukurwa gusa ashyira wa wundi yikundira. Nese si bihari abakobwa bakunda ngo niko babigenza nukuri abareka ngo watungwa n'umugore ukavuga ko uzaba umugabo ryari. Umugore yakagutunze mubana ukagira ibyago kuko muba mwarasezeranye kuba umugabo n'umugore ukagira ibyago icyo twita ibyago akaba yagusapotinga ugerageza bikanga sibyo ariko wakoze hari ikintu kigaragara wakoze nese uzatungwa no guhamagara kuri telefone ati nyeneye iki ngiki umugore agutunge kuva kuwa mbere wumve ko uzagera igihe ugatekereza mu mutwe wawe ukubaka urugo rwawe ugatunga umugore. Umunsi umugore yagiye gushaka nibyo bintu njya mbwira aba diaspora umunsi umugore yagiye gushaka ibyo kurya ngo icyakurikiyeho twarakibonye njye nukureka ngo ubwenge niba ngo niwe wagiye guhaha azana udutunda niyo mpamvu byahise bipfa byose. nukureka ngo umunsi umugore yagiye guhaha uri umugabo ngo jya wibuka yuko munabana si ngombwa ngo utegereze ko umugabo yohereza amafaranga nawe nimba uyafite gendo wawe uzuteka ariko nyine uri umusore uri kuva yuko ari umugore uzakumenyera buri kintu byereka ngo ubwize uretse ngo urugero gendi no mu diaspora nakubwa ati dukundane ko n'amafaranga yanjye uzayabona nje mu Rwanda tuyasangire nkujyana ahantu hose wifuza ariko ntago nzakweza amafaranga kandi ngo umuntu ukunda nta kintu utabona. Reka ngo urugero uretse ngo urugero cyagihe sinakundanaga no mu diaspora ntiyamaga amafaranga menshi ntago nakoraga sinafataga kamera ku bihumbi 100 na bingaye byanjye mwamembaga nkayikubita urutugu nkaza umwamembaga wa muzenzi we harugo na buretse uyu munsi nawe buretse tuzasubiranamo umva urambwira y'umuhemba bare usiko buri munsi jyewe nawe nagarura amafaranga benshi siko ntagusikana nyine ako cyakoze icyo gihe se sinari ngeze ahubwo kuri tape ya danje narahembwaga mbere 80 warungejeje ahantu hanini ariko nyine ariko nawe yaratangiye kwicara umuvunyi uzamushimire waratangiye kubireka ibyo gukora ariko nje nuko nta kazi nari mfite niyamamagaye nkahita nkwitaba ati nta kibazo ngiyewe narahabwaga amafaranga pe mu diaspora wanjye nyitayeho nta kibazo ariko waramamaga yigo rero hari ububwa niho butangirira urumva tayari nyine yareka akaza kakareka burundu akabara mujugunya anytime ibaze mba mu nzu y'ibihumbi 400 umuntu arakuretse kandi ubundi byarabaye yarandetse n'ijana mfite niyo mpamvu mbwira aba batipe kandi ni benshi pe batunzwe n'aba diaspora muri benshi ndabazi niba na ngombwa umunsi umwe nzavugamo kimwe basi reka nkubwire na yamuhe ariko amenye bana rye bambabaza nuzavuge umuntu wabandi reka nkubwire impamvu dore impamvu nabivuga birambabaza cyane iyo umwana w'umukobwa kwitaho akagukunda akaguha amafaranga ukararana n'undi mukobwa sibyo tunave muri ibyo ngibyo akwita yaguhereje ubuzima bwose wowe uri aho ngaho uri kumuca inyuma nge noneho hita nkurura nge niba noneho mbana n'umuntu twikeneye turi bamwe nkabamuha urukundo nsabwa rwose none uri kumwe n'umuntu kwitaho kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru wirirwa ubabaza umutima we urawukina nk'akadenesi aguhamagara ukamwitaba bishaka none hari umutipe turi kumwahamagara sheri we aramubwira ngo baby ngo ngize ibyago ngo mama wanjye ngagize ibibazo urumva ngo hanyohereje amadolari 100 umubeba muhereza amadolari 400 arihe ari mu bakobwa barenze 4 agiye kurongora mu ijoro rimwe kugira ngo abashimishe just wahereje aya moto wahereje ibaza uwo muntu none umwana w'umukobwa akaba ari hariya nyine ni kwakurera akabwa ukita kagabo ntago bizakunda ese reka mbabaze Trump umunsi yavuze ngo mumanuka iwanyu mwaba diaspora mwe mukagaruka mwareze amaboko y'abasheri banyu mwabahereje amafaranga nta nubwo we watekereza ngo ashinga akabotike hari muramanutse uzatungwa nande ese azagukunda waramuherezaga miliyoni ku kwezi tangire kubaho noneho ari ugutura azagukunda gute none ikindi bamenye ka benshi ni aba single mom aba diaspora benshi ni aba single mother urumva mbwira ukuntu umutipe yanze oruga ukiri umukobwa arebesha amaso ye azi ubwiza bwe agiye gukunda wa muntu batabonana urumva scam iri mu Rwanda na diaspora nge nanze uyu mukobwa icyo gihe
icyo gihe n'igisubizo nasubije abantu bambwiye ngo nanze umudiaspora nkundanye nawe uruga narabasubije ndababwira ati ngiye nanga umukobwa mbona ubwiza bwe buri munsi ndabyuka ndabubona ngiye gukundana n'umuntu uba hanze ntarabonesha amaso tuvugana video call muzi ukuntu zinabeshya umuntu zikamuhenge ku mutwe zikawuzana ameze uko noneho nanze uwo muntu ese murumva urwo ari urukundo ndi kumukunda cyangwa ndi kumuskaminga nka nyihera ibice noneho ukuntu nkunda umukobwa nzajya nde manjewe utari mwiza nta diro twakinana uri umugore wanjye impamvu mukunda ni wa muntu niyo twakena kamera nabi ibiceri yo nongeye nkabibona ndongera nkamukubita kubicera kongera agasa neza akavuga ati wow urumva bana barabyari ryo kumbwa ngo uzanye umuntu ntajya cya niyo wagira ute wapi dufite ibiceri ukaba wamukubise oya ubu ntacyo nshinja imana atari no akajya atserereza bebe cyagiye sinari mwiza wenda nuko nari mbyibushye cyane ariko nari mwiza sibyo Nireka mu munyadusubize subiza nari mu navugeje umuntu ajya kuba mwiza cyane imbere y'umugabo we cyangwa se umuntu mbakunda oya nawe nta kibazo so ari umugabo wanjye ariko vuga ibyo wabonaga vuga ati wa mukobwa nkubona bwa mbere wari mubi cyangwa pe wari mwiza nta cyahindutse n'ukuri ntabwo uri kunsubiza vuga ngo wari mubi cyangwa wari mwiza oya byubi n'ubwiza byo ntabwo ibyo bintu uko umugore wanjye niwe njya mbona ari ubwo uzi ko umugore yamubaza ngo umenye ubwiza bw'abakobwa gute oya ntabwo byashoboka umugore wanjye we arabizi neza noneho buriya ni n'ibibazo tuniberamo cyane kandi Derek nawe ugiye kuba umugabo urabyumva neza nawe uzahura nabyo cyane bano bantu akenshi muri showbiz cyangwa se utanga n'abastar buriya iyo udafite umugore ufite imyumvire nk'iyawe ntabwo wakubakurwa byagorana umwaka umwe wahita urusenya kuko ashobora kumva ndimo kuvuga ngo shaka gorga nanjye nabonaga ari mwiza agahita natari none ukaza kumva kanu kakanyungu gute bamenya kuri mwiza none ubwa kurya kanyungu tararakara basaga yacu bakitese mugiye ku meza mugiye kurya bajya kumva ko hari abandi bakobwa se bavuga ko ari beza bimubwira nawe ubwo waba ukibiriye kirya bari itiko shaka nyine niko bigenda so bivuze ngo bisaba umuntu mufitanye imyumvire bamugane munange agiye gwa abagabo bo abagore babajyana muri burada show umugabo babijyana batese umugabo se barahise nibajya nanjye sinjye bimenye ese we ntago bakeneye kugirwa inama n'abandi bagabo bubatse nta mase ajya afata pare wiwe amugira inama kanyumve ndashaka ko mbona mutumiramo n'abakobwa umukobwa baje kukugira inama yo kuzarwubaka gute buriya nanjye gukanura urakoze kukamvugira ariko ubundi abakobwa baza ari n'ikirori nyine bagiye gukora sibyo nyine bari abashuti bawe kuko baba barakoteje ibintu byinshi bigiye bitandukanye bakaza mugakora ikirori muvu noneho dore ikintu kibabaje batumiramo nago abadivorce aza mu kirori gute bagira inama ubundi wowe abashangazi bawe baragufata bakakugira inama urumva ukwawe ariko nago ariko bose bakugira inama imwe hari abaza bakaguca intege ati biriya bintu winjiyemo bireke hari abaza komera wubaka urugo urumva ubwo waza kumbwira ngo biriya bintu ugiyemo ubyishoremo wabyihoreye ibibazo ukaza unakugumisha wari ugiye kutubwira ngo hari umuntu oya bebe navugisha hari umuntu wabagira inama abashuti baje ngo ngati ibyo bintu bireke ni benshi cyangwa ni bake ni benshi cyane abahungu bavuga ngo ibyo bintu ubishoremo wabyihoreye yewe none nawe mvuga ngo sezerana ivangura mfite inshuti bita rukotana ibaze yarambwiye ndi kumwe nawe urugo ati tubona ko turi inshuti ati mwana wa mama kankugira inama ati nawe abyumva niba uzi ko uri umuhanga wisezerana ivangamutungo ariko hari ikintu ugomba kumenya ngiye kungira inama ngo ninsezerana ivangamutungo igisubizo cyanjye kiba kigira kiti uyu mugore ureba n'ibyo mfite nabiterura nkabimuha nko kumugabira ntiriwe nsezerana ivangamutungo none bambwiye si ukubeshya torugaragiye nta kigushaka kandi ni wowe uva muri iyi nzu ugende nafata icyo mfite cyose nkamubwatakiranye nzatangira nka buriya habayeho nk'ikintu cyo kuvuga ngo imitungo umugabo afite yose ahise ayiha umugore mbere y'uko babana arangiza agahita amusaba ko bakomeza umushinga wo kubana harimo abagore bahita bavuga ngo wapi benshi cyane hari abavuga ati mbivuyemo urumva ariko hari n'ababaye n'abagira hari n'abavuga ati tubane ntabwo nimukajya mucira abantu bose hari abakobwa bo muri sinema njya mbona ukabona ashatse umuntu w'umusaza ukibaza yamukundaga
nka wa musaza yamuzafashe ya mitungo yose agahita yarika kuri ya mukobwa akabaha umwaka umwe kugira ngo bakomeze babane umwaka ni mwinshi umwaka ni mwinshi namwe ntago ari bose nase nimujya mubona abakobwa bashaka n'abasaza se muri showbiz none n'abastar itegeko ryarasohotse ubu ngubu igihe cya divorce ari imyaka utemerewe gukora divorce ngo bakwemere ko ari yego aho ni sawa kuma musosa aho ni sawa ari imyaka 5 ngira ngo bamaje kwemera ariko cyane n'abantu bakora ubukwe bishakira imitungo atari ukuvuga ngo n'urukundo rumujyanye kareka cyane ari abakobwa ako muvari n'ibindi bintu tuba tugomba kumenya niba uzi kuri umugabo ugakundana n'umukobwa uzi ko nta mitungo afite wowe uyifite ukemera gusezerana ivangamutungo reka bakurye reka bakurye njye mfite imitungo yanjye ndemeye nkundanye n'umukobwa ndabizi ko nta na kimwe afite nemeye kumugira umugore none dusezeranye ivangamutungo reka banjye ni njyewe wabiteke uriya mukobwa yigeze agushyiramo akagozi ngo sezerane ivangamutungo to be honest abenshi nibo babipropose mbere ya byose none se mbyanze se yankira mu kagozi urukundo ruhita rupfa rugapfa ukarurira ubwo n'ubundi ufite ibyo wanshatse ubundi ko yemeje ko ugiye kuzabana n'umuntu ubuzima bwose busigaye kujya ushaka kuvuga ngo reka none se mbigira ivanguramutungo ko nabwiye umugore wanjye ngo tuzasezerana ivangamutungo muhahana ako nari ndi kumukinisha ko yabyumvise se cyane ahubwo akabyumva neza oya yarabizi nari mbizi wenda ntabwo wabura gutekereza ati subira uriya muntu ushaka ibi bintu arankunda wenda icyo cyo wagitekereza ariko nyine urabyumva ndetse byari kumubuza gusezerana wari kubyemera mugasezerana twari gusezerana ariko nyine nawe kuvuga subi umuntu aranyizeye erega umuntu ukubwiye cyane gutyo ntabwo aba akwizeye niba umuntu udakwizera mwamugize kubera ko mukunda twari gusezerana ariko muvu reka tureke kubishyira mu rukundo ibibyo tubivuge nk'aho bitari mu rukundo ngiye kuba nakemera gusezerana n'uyu mugore ntabwo ari ukuvuga ngo icyizere kuko icyizere cyo tugiye kukijyaho ni umuntu tujye tubanza dukuri icyo kintu uyu ni umuntu kandi umuntu nta kindi aremetswe muri we afitemo nyine ububi harimo ubwiza akagira n'ububi anytime yanyihinduka iyo tugeze ku isezerano ivangamutungo ni cya gihe umugabo ni amahitamo ye cyane cyane iyo atunze ni amahitamo we afata atari uko uyu mugore ngo amwizeye cyane umwizeramo ibikiza ni umuntu yaguhemukira ni cya gihe ubwo wakunze umuntu ku buryo wumva ko wanamugabira bibaye ngombwa ukavuga ati uyu ni famiye yanjye ndamukunda akabone niyo yampinduka ariko naramukunze ariko tugiye kuvuga ngo urukundo aho waba wabaze zero kwizera umuntu gute se uramwizera gute ko nawe byarakubabaje deri uzi ko buri munsi jewe ari njye nyafata akanya nkajya kuri twa tuntu twawe twa Derek agere n'iki byose avuga uyu muniga ariko banza nawe byaramubabaje tu cyangwa ni societe urimo kureba nagaruka bari we wivuga oya ngewe nanyuze mu bintu byinshi kuko nanyuze mu buzima bwinshi bubabaje cyane bihagije ku buryo bwanyigishije byinshi ikindi bumpura mu mutwe ku buryo buri kintu cyose mbonye banza kugitekerezaho ntabwo kuba rero nasezerana n'umugore ari uko mwizeye cyane kuruta ngo abandi bantu we ngatandukanye n'abandi anytime nawe ni umuntu afitemo indi shusho ntarabona muri we abitse reka tujye tubivuga kugira ngo n'umuntu akora icyo kintu akizi apana gushora abantu kuba watubona dukundanye cyane si uko tudafitemo twebwe akantu kabi kihishe muri twebwe anytime kaba kazagaragara ntimwabonye video umugabo ari gukubitwa n'umugore we none se ntabwo bari abantu baba barabanye bakundana ibaza impande ya kamera ugacapa umugabo wawe iki rero uriya mugore ni ka kantu kamurimo abagaragaje tuba tutaramenye mbere yuko babana kariya kantu rero anytime kaba kagaragara ahubwo njye y'igituma nsezerana nawe ivangamutungo ntitaye ngo ni uyifite cyangwa ninjye nuko nubundi mukunda nshobora no kuvuga ati ndakugabiye kubw'urukundo nkukunda ko dufite abantu baduhereza atari uko turi beza batuzi ko turi babi njya mbona nk'urugero iyo twakoze ikiganiro nka gutyo umuntu akakwishimira akavuga ati ndashaka nimero y'uriya muryango mu blessing biriya nibyo bita kugabira umuntu atari uko uyobewe ko biriya yanavugiye kuri kamera ari uburyarya ushobora kuba ari uburyarya gutya ndi kuvuga ari ukwishushanya uri bugende njye nawe tugasigira duterana ingumi sibyo ariko imbere y'abantu tukigaragaza neza rero wa muntu yaje akavuga ati kubw'urukundo nakunze aba bantu ndabahaye ntabwo bisobanuye yuko ayobewe ububi buturimo arabizi ko turi abantu
rero ntabwo najya gushora umuntu niba usezeranye n'umuntu ivangamutungo make sure ndamukunda cyane. Ntashobora gushyira ikiganza ahandi. Wapi ni hano Umva kiba kigomba kuba kigaragara gutya imbere gato. none se sibyo Turimo tugana ku musozo rero. Ye kuguha mikrofone uramubaza ibibazo bitatu ushaka nawe kubaza ibibazo bitatu ushaka. Nawe ashaka. abanza mbaza Ntacyo bitwaye. Nk'abantu bitegura kurushinga bagiye kubana kuzirahereza. Ubuzima bwabo bwose. kumara ari kugira ibibazo bikomeye cyane. Oya nta bibazo bikomeye ndakubaza utubazo tworoshye. Muri kano kanya ntabwo turagera iwanyu ngo njye kugusaba nanagukwe. Nibyo turimo ariko ntiturabikora. Bibaye ngombwa umuryango wawe ukavuga ngo ntabwo uriya muhungu tumushaka. Eske wabasubiza nguki? Wabyumva ute? Reka nkubwire icyo kibazo rero umbajije sibyo bitewe n'abantu comment batwanditseho urumva bitewe n'ibyo bavuze tukimara gukundana bitewe n'inshuti zanjye ibyo zambwiye narabitekereje n'urukundo rwacu rutari rwanakomera ngo rugeraho ariko iwacu barambyaye barandera urumva ariko nanjye narakuze urumva mfite gukora ubundi buzima bwanjye urumva nkashaka umuryango wanjye kuko ntabwo nzaguma iwacu rabizi ko niyo umuntu agumye iwabo akatangira kuzana imyaka myinshi batangira kumubwatura cyamara iki hano urumva rero ntabwo iwacu aribo bazamitiramo umuntu tuzabana n'ukuri ko Imana bone bari bishyi ikiganiro bazakirebe banabyumve banabitekerezeho ngewe njyanye umugabo nakunze iwacu bakamwanga bivuge neza asubira inyuma nutwara yewe nintwarayo n'umugabo wanjye bagashaka kuvuga ngo baramwanze bazamureke nzagenda mbane nawe niba bishaka nkabyara bazaze bansure bamembe niba batabishaka bazabyihurira kuko bo akazi kabo baragakoze kararangiye nanjye rero mfite kubaka umuryango wanjye kandi nzawubakana n'uwo nshaka mbona umutima wanjye wakunze urumva ntabwo nzagendera kuri iwacu ngo mvuge ngo ngiye gukunda uyu nguyu kubera yuko iwacu ari byo bashaka oya nawe ajya guhitamo umubyeyi wanjye papa wanjye yahisemo uko abishaka mama wanjye yahisemo uko abishaka nanjye rero ngomba guhitamo uko mbishaka nagendeye ku marangamutima yawe ikindi kibazo cyangwa urabanza umbaze nyine komeza umbaze reka tujye tubazanya kimwe kimwe ibyo byiza nanjye reka nkubaze ubu ngubu sibyo haramutse habaye ngombwa urumva nkaba nyine narwara nk'indwara ikomeye urumva cyangwa tukajya nko kwa muganga bagasanga ntabwo nzongera kubyara twakomeza tukabana cyane ubu ntabwo ubeshye ntabwo wahita umbwira ati genda sinzabana n'umuntu kugira ngo dutandukane kubera ngo tutabyara navuga ngo dukeneye umwana mu bundi buryo ariko tukagumana ariko utamubyaye mu gasozi wapi mfite mu rugo mfite barumuna banjye cyane nk'uyu nitumaranye imyaka hari ukuntu urata bavuga ati rero umugore wanjye tujya inama reka njye kubyara akana mu gasozi ntazane tukareba ntabwo ibyo bintu nabyo kuko sinifuza ko umugabo wanjye yanca inyuma manjye mba numva ari agasuzuguro oya ntabwo nabyemera si hari uburyo se bazanye bwo kujya hanze n'ubwo bihenze bagateramo umugore intanga siniba bisanzwe ibyo rero intangazateke bakazitwara bakabyaramo umwana atarinze kubikora ibyo byo nabyemera ibyo bintu si ibintu bisanzwe ibyo ni ibintu umuntu yakora ibyo ntabwo ari impamvu yatuma dutandukana impamvu yonyine yatuma we nkwanga ni uko waba wateze amaguru yawe hakinjiramo undi mugore nako umugabo sorry wateze amaguru hakinjiramo undi mugabo aho zerwa wayo habe na gato pe nanjye rero ubwo ntuzanca inyuma kuko urabizi ko njye nashaka kuguca inyuma ntuzivugishwe ngo hari akageso k'abagabo ngo kananiye ndagenda oya ibyabaye ubwo byarabaye bebe tugiye kukamanika akaboko ibyabaye tubyirengagize sineze no kukurakarira ubwo nazagira ibindi byo ntabwo bizaba sibyo ariko ngiye mbaye nguhaye nyine aka oya jana uguri reka mbabwiza ukuri sibyo ntabwo ari ugufuhira umugabo wanjye wenda ngo yajya ahandi sibyo ngo gutya bivuze pe ndabizi ko abyanga ndabizi ko ndamutse nanagiye pe naba mubabaje naba mutesheje agaciro nanjye rero niko mba mbyifuza mba numva nanjye nyine atanesha agaciro ngo nzahure n'umukobwa avuga ati buriya rero urangaze ngo ni umugore mu rugo sinirirwa mbona umugabo we uko mbishatse nyine iryo jambo nanga kuntu naryumva mu gutwi kwanjye rivugirwa hano kandi mu bandi bantu bayavuga ku ruhande
hari abantu benshi njya numva bavuga ati ngo buriya rero ngazi ngafite umuntu ako kandi manu ubundi uko mubonye ibintu byo gucana ndamubona. inyuma bituruka kuki Icyo kibazo. bambyumva wenda reka mbanze maremo indi Kibaze myaka muvuge. 5-10 nzamenya wenda impamvu ariko ubu sindayimenya Ako uzi kugira ngo umugabo wawe yenda yagiye nko kunywa agacupa wenda anywa agacupa yahuye n'igikobwa yagikora ko ye yagicishije muri rogi baryamanye uzi urambe ibintu asigaye atekereza ku mugore we nyine oya njye ariko ntabwo ntabwo ibyo bintu ngamba si birangiraho aho kuri revo mvuga ngo nava mu rugo ngiye guca inyuma umugore nese ubwo haba habaye iki gusa ubwo waba wanyimye kabone niyo wanye cyakoze buriya mugabo Imana imuremera umugore azi ukuntu ateye nkanjye ukuntu nikundira ibintu umugore wanjye yaza kuba ari wa muntu umbwira ngo ntabwo tubikora byari gupfa shangiye ngo rwose nsanga wagira ngo arabizi nyine amaze kumenya bana ntabwo bimusaba nyine kujya gukora protokole nyinshi aba yarangije kuzatuma abantu bajya nkunda ibintu cyane oya ariko nge utanabikunda rega nta kintu cyaba kikurimo ugomba kubikunda hagati yawe n'umugabo turabikunda kuko bituma twubaka bien ahubwo se ni ubundi biriya bintu kuki batajya babivugaho mwana bababaje papa burugero bajyaga batwigisha si ibyo se hari ikindi kibazo reka dusoreza ahangaha reka mbashimire cyane kandi ku kanya kanyu mwafashe mugatwakira no mu rugo rwanyu abwire ngo kandi imyiteguro myiza Nyagasani icyo azadushoboza natwe ubwo ngubwo tuzareba uko tubigenza akanyenyeri karakora zamumozi irakora umuntu azareba uko kubitinza ibipfunsi ntawamenya ariko niwe abantu baba bashaka kwamamaza bajye bambwira ahubwo wibagiye gufata akanya ngo wamamarize abantu bawe ibyo bintu naringiyemo ubu ngubu umusista bita Mugisha afite spa hano Kicukiro ku mbuga ze nimero ye ntabwo ndayibona neza ariko imbuga ze zose wamwandikira ikindi akora mu maso fresh pe abakobwa abagabo waba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose kabone niyo waba udafite amafaranga nyabibabwira wowe uragenda akakuganiza akakubwira imiti wakoresha y'ubushobozi bwawe nyine ariko wagezeyo ukamenya Mugisha Spa rero akorera hano Kicukiro mugende ku mbuga ze zose ni Mugisha Spa gutyo mumwandikire abakemurira ikibazo utanzagaruka nimero ye nayifashe ko ntago turaganira hari nabandi tugiye kujya gusinya mfitanye n'undi muntu nawe akazi ugira ibintu bijyanye n'amashanyarazi ibintu bijyanye n'amashanyarazi kwestara amakamera mu nzu ibintu nk'ibyo nawe mu minsi iri imbere nawe ndaza kubamurikira business ye kandi arizewe neza cyane hanyuma ni 0788407074 iyo ni call WhatsApp 0790 0092408. Yes, abantu bose bakeneye kwamamaza rero bamusange Derek kugira ngo abafashe kumenyekanisha ibintu byanyu byose aho bigana. Turabashimiye cyane Derek. Yego mwakoze.